Turabasuje abadukurikiye kuri Kaya Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugiye komereza hamwe tuganira ku byigisho byo ku isabato, n'ibyigisho bya Bibiliya, turi kuganira ku mugabane wa gatatu w'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Emmanuel Niyonsenga ndetse na mwene data Eric Niyomfura. Mbere yuko dutangira, munyemerere tubanze dusenga. Turagushimiye rero twese turi mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira uko bwije n'uko bukeye, izina ryawe ryera n'irihimbazwe. Tugushimiye Nyagasani uburyo ubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Turakwinginze kugira ngo uyu munsi uko tugiye kwigana ibyigisho bya Bibiliya, ubane natwe barabudusobanurira, ndetse n'abadukurikiye tusiye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo inzira, ukuri n'ubugingo. Dufite isomo ryo kuzirikanwa riboneka mu gitabo cya Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, aho hari amagambo avuga ngo Yesu arababwira ati, nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Twongera tukagira amagambo aboneka mu gitabo cyitwa imibereho yanjye y'uyu munsi, paje 260, avuga ngo iyi si yari yaratandukanyijwe n'ijuru kubera igicumuro. Gushyikirana hagati y'umuntu n'umuremyi we kwari kwarahagaze, ariko inzira yaruguruwe kugira ngo ashobore gusubira mu nzu ya Data wa twese. Mwene data Eric, duhuriza no magambo n'umutwe w'amagambo uvuga ngo inzira, ukuri n'ubugingo. Urumva, igihe umuntu yakoraga icyaha, igihe yicaga itegeko ry'Imana, akarya ku giti kimenyekanisha ubwenge bw'icyiza n'ikibi, umusarano cyangwa umushyikirano umuntu yagiranaga n'Imana wahise uhagarara. Kugira ngo rero uwo mushyikirano wongere kubaho, hagombaga kubaho ikiraro. Yego. Ikiraro cyagombaga kuziba umworera wari wavutse hagati y'Imana n'umuntu. Icyo kiraro rero cyabaye Yesu. Niyo mpamvu hano muri Yohana 14 yavuga ngo Yesu abwira abigishwa bati, ni jye nzira, ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ndi inzira yo kugera ku Mana, njyewe ubaho ubugingo, yego, kandi ni njye kuri butanga ubwo bugingo. Mwenda turakoze cyane. Mureke tujye ku ngingo ya mbere y'iki cyumweru cyangwa y'iki cyigisho, ivuga ngo Yesu atangaza ko agiye gusubira kuri se. Iyi ngingo ya mbere ifite ikibazo kibaza ngo ni ayahe magambo Yesu yakoresheje mu gutangaza ko umurimo we wo ku isi wari urangiye. Tubisanga muri Yohana 13 umurongo wa 33, ndetse tuze gusobanura, tuze kuvuga ni ubuhe butumwa bundi yabagejejeho. Nabyo turaza kubisanga ku murongo wakurikiyeho 34 n'umurongo wa 35. Umurongo wa 33 hari amagambo avuga ngo, bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto, muzanshaka, kandi ko nabwiye abayuda nti aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko mbibabwira ubu. Nyine Yesu yasezeye kubigishwa. Abantu babazaga ngo ni ayahe magambo Yesu yakoresheje mu gutangaza ko umurimo we wo ku isi wari urangiye. Habyo tawongeye mwebwe ntimubasha kuhajya. Turi kumwe akanya gato. Turi kumwe akanya gatoya. Muzanshaka, ntabwo muzambona. Kuko aho bari baramenyereye kugendana nawe amaso ku maso. None ubu ngo ubutumwa rero bundi yabagejejeho ni ku murongo wa 34, bavuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo byose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Ubutumwa bundi ni urukundo hagati yabo, bizaba n'ikimenyetso cy'uko Yesu mbere yuko asubira mu ijuru yateguje abigishwa. Yateganyije kugenda, sinkiri kumwe namwe igihe kirekire. Yego. Ariko nubwo ngiye, ikintu kizabafasha mu bibazo mbasigiye uko mugomba gukundana. Hano mu mwuka w'abahanuzi hari amagambo avuga ngo rimwe mu mategeko aheruka Kristo yahaye abigishwa be ni iri ngo mukundane nk'uko nabakunze. Mbese twumvira iryo tegeko, cyangwa twaba turi kurangwa no kuba abanyabukana n'ingeso z'akahebwe zitari iza gikirisitu? Niba mu buryo ubwo aribwo bwose
twararakaje cyangwa tugakomeretsa abandi, ni inshingano yacu kwatura icyaha cyacu no gushaka uburyo twakwiyunga. Ibyo ni ngombwa kugira ngo twitegure kuza imbere y'Imana dufite ukwizera kugira ngo tuyisabe umugisha. Aha birikumvikana cyane. Kimwe mu bintu bituma urukundo ruyoyoka hagati mu bavandimwe ni uko bahemukirana basabana imbabazi. Iyo abantu bagiraga umutima wo kwibuka ko nyuma yo gukora icyaha bagomba no gusaba imbabazi, ibibazo byinshi biri hagati mu bantu byakoroha. Imana idufasha rero kugira ngo twiyunge, abantu dufitanye ibibazo tubasange tuganire nabo, abazi ko dufite ibibazo nabo badusange tuganire nabo, bityo urukundo rubone rusugire. Ibyo ni muri rusange, ariko iyo bigeze mu itorero ry'Imana ho birushaho kuba inshingano ya buri wese. Uyu murongo wa 5 uri kuvuga ngo niba muri abigishwa b'Imana, mbega ngo ibyo byose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye. Kuko ibyo nitubikora bizaba ikimenyetso cy'uko turi abigishwa b'Imana. Ariko niba turi mu itorero turyana, tubwirana nabi, yewe ntabwo twiteguye kugaruka kwa Yesu, nanagaruka azasanga tutamwiteguye. Habwirwa benshi hakumva beneyo. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ni ikihe kiganiro cyabaye hagati ya Petero na Yesu ku byerekeranye no kugenda k'umwami. Umurongo wa 36 n'ubone kuri cya gice cya 13 mu gitabo cya Yohana kugeza umurongo wa 38. Hari amagambo avuga ngo Simoni Petero aramubaza ati databuja urajya he? Yesu aramusubiza ati aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzahankurikira hanyuma. Petero aramusubiza ati databuja, icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Ko nzanagupfira. Yesu aramusubiza ati uzampfira? Ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Urumva hano ikibazo ikiganiro Yesu yagiranye na Petero. Hano nk'uko banoze baravuga ngo hari abantu bameze nka Petero, tukiringira imbaraga zacu mu guhangana n'ibigeragezo duhura nabyo, ariko nyamara dukwiye kuba maso, tukitonda, tukiringira imbaraga z'Imana. Kubera yuko umwana w'umuntu se, hano mu mwuka w'abahanuzi umuhamagaro wacu uhanitse paje 307 hari amagambo avuga ngo muri iki gihe abantu benshi bahagaze aho Petero yari ahagaze ubwo mu kwiyiringira yavuze ko atazihakana umwami we, kandi bitewe nuko bumva ko bihagije bagwa mu mitego ya Satani, bakaba umuhigo we mu buryo bworoshye. Abantu bazi intege nke zabo biringira imbaraga zisumba izabo, kandi mu gihe bahanze amaso ku Mana, Satani nta bubasha abagiraho. Nyamara abantu biyiringira biroroshye kubatsinda. Imana idukuremo kwiyiringira, ahubwo mu byo dukora byose tujye tubikora tuzi neza ko kugira ngo tuze kugera ku cyo tugamije kugeraho turi bufashwe n'Imana gusa. Hari kwishingikiriza ubushobozi bwawe no gukeka ko ufite imbaraga no kwibwira ko ni akaga gakomeye cyane. Ingingo yacu ya mbere avuga Yesu atangaza ko agiye gusubira kuri se irangiriye aha. Ikigaragara ni uko abigishwa be ntibabyumvise, ntibamenye ibyo ari byo, babyiteguye kubyumva. Tugeze ku ngingo ya kabiri ivuga ngo ubutumwa bw'ihumure. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo igihe bari bakiri mu cyumba cyo hejuru, ni ayahe magambo y'ihumure Yesu yabwiye abigishwa be, kandi ni irihe sezerano yabahaye? Turisanga muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 n'uwa 2. Hari amagambo avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu buryo bw'agatarimo amagambo harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Ari amagambo y'ihumure Yesu yabahaye. Ubwo bari mu cyumba cyo hejuru. Hari icyo aya magambo ayavugaho. Bari bafite ikibazo cy'uko abasiga bonyine. Urumva yatangiye kubabwira ko agiye, noneho batangira kugira impungenge. Ndagiye ariko ngiye ahantu ngiye gutegura
aho namwe muzaza mukansanga. Hano barakomeza baravuga ngo ntibyari bivuze ko agiye gutandukana nabo by'iteka, yari agiye kubategurira aho bazaba ngo azagaruke maze abajyane iwe. Mu gihe rero yari agiye kububakira amazu, bagomba gusigara bubaka muri bo imico ikwiriye n'ijuru. Urumva Yesu yagiye kudutegurira iyo tuzaba, ariko natwe dukwiye gusigara noneho dutegura imico ikwiye kuko abantu bazaba mu isi. Nibyo. Ni ikihe kintu cy'ingenzi Yesu yashyize mu butumwa bwe? Yohana n'ubundi kuri cya gice cya 14:3 hari amagambo avuga ngo kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabe. Ikintu cy'ingenzi ni ukugaruka kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo bimwe mu bigize ubutumwa bw'iki gihe uko Yesu agiye kugaruka. Uramutse wigishije ibintu byose ntushyiremo ko Yesu agiye kugaruka, ubwo butumwa ntibubwuzuye. Kugaruka kwa Yesu ni kimwe mu mahame y'ingenzi abakirisitu b'uyu munsi bagomba kwitwa. Ni nayo mpamvu twitwaraga Abadivantisiti. Yego. Navuga ngo abategereje kugaruka kwa Yesu. Ikibazo cya gatatu kuri ino ngingo ivuga ubutumwa bw'ihumure kirabaza ngo mbese ni ikihe kibazo Toma yabajije Yesu ku byerekeranye n'inzira, kandi ni ikihe gisubizo yahawe? Bisanga nanone ku murongo wa 5 n'uwa 6 kuri cya 14 cy'igitabo cya Yohana. Hari amagambo avuga ngo Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ubwo Toma yari kwibaza inzira ari bunyuremo. Ni make urumva bose n'undi ntabwo bayibona. Ubwo yamaze kubabwira ati nanjye nzaza mbajyane, muzaza nyine tubaneyo. Ubundi bari bakiri kubona ari ahandi hantu agiye. Hano ku murongo wa 3 wibuke ko havuze ngo kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Noneho kandi aho njya inzira murayizi. Urumva akantu Yesu yashyizemo ku murongo wa 4, aho njya inzira murayizi. Noneho Toma ahita amubaza ati ariko databuja tuzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Ko aho ujya kutubwira ko tuyizi kandi tutazi n'aho ujya. Kuko urumva iyo uvuze ngo aho tujya ngo aho ujya turahazi n'inzira murayizi, ibibazo Toma yahise abigira. Toma yari umunyamatsiko cyane, akanatinda no kwemera. N'ubwo buryo bavuga ko Filipo ari we wagiraga washidikanyaga cyane kubarusha, ariko na Toma urabona ko atari yoroshye. Na Toma ntiyari yoroshye. Rero hano Yesu ahita amubwira ati ariko ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyo tugeze kuri aya magambo ndibaza ibintu mbona mu isi, sindayitegereza abona se Yesu yacu ifite itorero, ifite idini rya gikirisitu, igira idini ry'Abayahudi, igira idini ry'Abayisilamu, igira idini ry'Ababudisiti, igira amadini menshi atandukanye. Ariko hano bari kutubwira ngo inzira imwe ijya mu ijuru ni Yesu gusa. Twagaruka no mu madini ya gikirisitu, nako mu idini rya gikirisitu niho usanga mu matorero uruhuri zikiraza yose ajya mu ijuru. Ese koko amatorero yose avuga Yesu gusoma muri Bibiliya, cyangwa buri torero ryose ryihinduye Yesu wabo? Abadukurikiye sinzi nawe niba mujya mubyibaza, kuko yari yibaza niba koko itorero ry'Abagatolika ritujyana mu ijuru, koko itorero ry'Abangilikani ritujyana mu ijuru. Neza bityo batigisha bimwe niba batujyana mu ijuru. Ese koko itorero ry'Abapentekote ritujyana mu ijuru? Ese koko itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7 ritujyana mu ijuru? Ese koko itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7 bavugurura ritujyana mu ijuru? Bundaho niho buri wese akwiye kwicara, agomba kwicara agashyira agatebe hasi agatekereza kandi agasoma Bibiliya kugira ngo arebe koko niba iryo torero arimo koko rimuganisha kuri Yesu. Ubwo nahita mbona nka Toma nkakubaza
n'iki nzamenya ko iryo torero rijya mu ijuru koko? Byahishuwe 12 17. Hari amagambo avuga ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera kwa Yesu. N'andi magambo ni abantu bizera Yesu ko ari we mucunguzi wabo ubabarira ibyaha kandi ubaha n'ubushobozi bwo gukomeza amategeko kugira ngo babashe kwambara imyambaro yera babashe kwinjira mu bukwe bw'umwana w'intama. N'andi magambo ni abantu biringira Kristo ho ubasha n'ubushobozi bwo kubacungura. Sibyo? Yego. Kandi akabacungura binyuze mu maraso ye, akabacungura binyuze mu kubaha ubushobozi bwo gukomeza amategeko bwo kujya mu ijuru. Muri Matayo 19 Yesu ahantu yabwiye wa musore gutunze ngo niba ushaka kugera mu bugingo buhoraho komeza iki? Amategeko. Yesu we n'ubwo abashije. Yego. Rero niba uri mu itorero ritiringira Yesu nk'ukuraho ibyaha by'abantu nubaha ubushobozi bwo gukomeza amategeko mukiri mu isi, yakubeshya. Ikibazo ni uko bose bavuga ko ariko bimeze rero. Buriya ikibazo dufite gikomeye mu matorero yacu cyangwa nk'abakirisitu mu matorero turimo. Yego. Usanga turi abarwanashyaka b'amatorero turimo kuruta uko twaba abarwanashyaka ba Kristo ba Bibiliya. Kuko bitubwira Yesu. Yesu rega ubu abariho mu kinyejana cyacu ninde wabonye Yesu? Ntawe. Hari umubonye? Ntawe pe. Ntawe wigeze umubona. N'icyabanje. Bivuze ngo turebera ubuhamya bwa Yesu mu byanditswe byera. Yego. Ni naho dukura ukuri konya koko ku byanditswe kwa Yesu. Bivuze ngo rero njyewe inama nagira abantu bose nanjye ntisize. Dukwiye kuba abafana ba Bibiliya kuruta uko tuba abafana b'amatorero y'amadini. Hano nuko banezera amagambo avuga mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose paje 663 avuga ngo ntabwo hari inzira nyinshi zijya mu ijuru. Yego. Buri muntu ntabwo yahitamo inzira y'ishakiye. Kristo aravuga ati ni njye nzira ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Uhereye igihe ubutumwa bwiza bwa mbere bwigishwaga ubwo muri Edeni byavugwaga ko urubyaro rw'umugore ruzakomeretsa umutwe w'inzoka. Kristo yashyizweho nk'inzira yonyine ukuri n'ubugingo. Kristo yari inzira igihe Adamu yabagaho, igihe Abeli yazanaga imbere y'Imana amaraso y'umwana w'intama aribyo byashushanyaga amaraso y'umucunguzi. Kristo niwe wari inzira abakurambere n'abahanuzi banyuzemo ngo bakizwe. Niwe nzira rukumbi dushobora kunyuramo ngo tugere ku Mana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko nubwo twakoze icyaha tutigeze twirengagiza, ahubwo yaduteguriye inzira tugomba kunyuramo ariyo Kristo kugira ngo tubashe kongera kubona ubugingo bwawe. Yego. Reka dukomereze ku ngingo ya 3 y'icyigisho cyacu ivuga ngo Imana mu mubiri w'abantu. Dufite ikibazo cya mbere kibaza ngo ni gute Yesu yigeranyije na se kandi ni gute ibyo bifitanye isano natwe? Tubisanga muri Yohana n'ubundi 14:7 hari amagambo avuga ngo iyaba mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Nakuvuga ngo yavuze ko na se ni bamwe. Nubwo ari babiri batandukanye, nubwo kimwe gifite umwe afite imico n'imiterere nk'iyundi. Sibyo? Bafite kwera kumwe. Niyo mpamvu tuvuga ngo hariho Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera. Tarageraho ariko nawe urahari. N'Umwuka Wera. Muri make rero hari Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Bose bafite kamere zimwe. Bose bafite kamere zimwe ariko batandukanye. Uvuga ngo nitugera mu ijuru kugira ngo wenda badukurikiye bumve icyo turi gushaka kuvuga. Yego. Tuzabona Imana Data hariya, tubone Imana Mwana hariya, tubonera Mwuka Wera. Ikibazo cyako kibazo ngo niki Filipo yasabye Yesu kandi se igisubizo umwami yamuhaye gisobanura iki? Ni ku murongo wa 8 kugeza wa 11 w'igice cya 14 muri Yohana aravuga ngo Filipo aramubwira ati databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Filipo rero ndakwizera ko umuntu wese bari umuntu wagoye kwizera. Urabona baramushubije bati njye ninjye data. Niba bavuga ariko we
wowe koko wambaye umubiri nkatwe ubwo bari Imana data ute? ariko twunze mu bigishwa Yesu yasubizaga ibisubizo bizimije. Ariko ntabwo byari bijimije, ahubwo ze ikibazo cyabaye kutizera kw'abigishwa be kuko babanaga nawe, yego basangiraga nawe, mbona n'ubwo yakoze ibyo bitangaza byose ntabwo bari bakagera ubwo Filipo ntiyiyumvishaga uburyo uwo muntu bari imbere koko angana na data wa twese. Haje gusubirishamo kandi wibuke ko mu wa karindwi yari yavuze ngo ubonye data abagize gute abambonye, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye, kandi ubwo bivuze ngo bari kumubona nyine mwamurebye, ariko nibwo yahise amubaza ngo data twereke data biriya bihagije, kandi amaze kuvuga mwamurebye. Ku murongo wa 9 aravuga ngo Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo, ntiwari wamenya Filipo, umbonye abonye data, ni iki gitumye uvuga uti twereke data twese? Umurongo wa 10 ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data aguma muri jye n'ukora imirimo ye. Hano nk'uko buhanuzi mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 paje 239 hari amagambo avuga ngo igihe Filipo yasangaga Yesu akamusaba ati twereke data biraba bihagije, Kristo ubwe yivugiye ko yoherejwe mu isi nk'uhagarariye data wa twese. Mu mico ye myiza y'agahozo, mu mbabazi ze n'impuhwe byamuranze, ahagaragara imbere yacu afite ubutungane bw'Imana, ishusho y'Imana itagaragara. Yani magambo igihe Yesu yabwiraga Tomati mwamurebye kandi muramuzi, koko ntabwo bahise bumva icyo Yesu ashatse kuvuga. Filipo rero aragumya arabaza, abajije Yesu ahita noneho amubwira ati imyaka yose tubanye ntabwo koko uramenya, umbonye ababonye data. Mu yandi magambo Yesu yarabwiye abigishwa bati jyewe ngana n'Imana data wa twese, mu mico mu myifatire. Ikintu nka yarabakwenze ku murima w'ubwira ati rero sasa ntimutegereze ko mugomba kubona data, ni inzira. Yarakishimangira amagambo avuga ni inzira no kuri n'ubugingo, korewe tugomba kubona. Ikindi hari umurongo wa 11 tutasomye uvuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri jye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, mwizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Urumva hano rero Yesu yaraciye impaka, yaraziciye. Niyo mpamvu hari abantu njya mbona bashaka kugira ngo Yesu bamushyire ku rwego rwo hasi n'Imana, arishuka. Kandi akenshi bagenda bifashisha imwe mu mirongo dusanga muri Bibiliya igiye ihindurwa nabi. Yego, nka wa wundi uvuga ngo igihe Yesu azaziraho ngo Imana ngo abamarayika ntibakizi ngo ndetse n'umwana w'umuntu byahe. Uyu mwana w'umuntu ntaho biri, ntabwo muri Bibiliya byanditsemo. Buriya n'abahinduye bahindura nabi. Rero Yesu n'Imana barangana. Hano dukomeje hari amagambo aboneka mu bifuzwe byose kuri paji 663 na paji 664 avuga ngo Kristo ntabwo yigeze arekeraho kuba Imana ubwo yihinduraga umuntu, nubwo yicishije bugufi akemera kuba umuntu, ubumana bwari bukiri ubwe. Kristo wenyine niwe washoboraga kugaragariza abantu Imana, kandi abigishwa bagize umugisha wo kubyibonera ubwo babanaga nawe igihe kirenze imyaka 3. Kwizera kwabo kwashoboraga guturuka ku gihamya Kristo yagaragarizaga mu mirimo akora, imirimo itarigeze ikorwa n'umuntu cyangwa washoboraga kuzigera ayikora. Iyi mirimo ya Kristo yagaragazaga ubumana bwe, muri we niho data wa twese yerekaniwe. Iyo abigishwa baza kwemera igisano y'ingenzi iri hagati y'Imana n'umwana wayo, ntibari gushobora gutakaza kwizera kwabo igihe babonaga kubabazwa ndetse n'urupfu rwa Kristo agira ngo akize iyi si yari igeze aharindimuka. Kristo yifuzaga kubavana mu kwizera kwabo guke akabageza mu kugira ubunararibonye bari kugira iyo baramuka bamenye neza uwo yari we, Imana yigize umuntu. Yani magambo kubera ko batumvise ibyo yababwiye, niyo mpamvu n'igihe bambwaga bihebye.
yego. rero imana mu mubiri w'abantu Yesu yambaye umubiri we ariko ari imana kandi igihe yazaga akagera mu isi yigeze arekeraho kuba imana yarakomeje aba imana yambaye umubiri. Reka dukomereze ku ngingo yo ku wa kane cyangwa se ingingo ya kane ivuga ngo imirimo myinshi ingana n'imigisha myinshi. Ikibazo cya mbere kuri ino ngingo kirabaza ngo ni ibihe bintu birushijeho gukomera Yesu yahaye abigishwa be? Tubisanga ku murongo wa 12 ku cyiciro cya 14 muri Yohana. Hari amagambo avuga ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa data. Yabahaye ubushobozi bwo gukora imirimo nk'iyi. Bivuze ngo ibyo yakoze byose umuntu umwizera yayikora cyane, yabikora. Kandi koko hari ninde umwe mu bigisha avuga ati ngo muramutse mufite kwizera mwategeka umusozi kangana ukwizera kungana n'akabuto ka Sinapi. Mwategeka umusozi ukimuka. Urumva ko n'ibitangaza yakoraga ibyo abantu bakeka ko batakora baramutse bafite kwizera babikora cyane. Hano mu mwuka w'ubuhanuzi harimo amagambo maremare tutasoma amwe muri yo, paje 664 na paje 667 y'igitabo cy'Ubucuruzi ibihe byose. Hari amagambo avuga ngo Umukiza yifuzaga cyane ko abigishwa be basobanukirwa n'impamvu yatumye ahuza ubumana bwe n'ubumuntu. Yazanywe mu isi no kwerekana icyubahiro cy'Imana kugira ngo umuntu ashobore kuzahurwa n'imbaraga y'Imana ihembura. Imana yiyerekaniye muri Yesu kugira ngo nawe yiyerekanire muri bo. Yesu ntiyagaragaje imico cyangwa ngo agaragaze ububasha abantu batashobora kugira igihe bafite kwizera muri we. Ubumuntu bwe butunganye nubwo abayoboke be bose bashobora kugira niba bazagengwa n'Imana nk'uko Yesu yagengwaga nayo. Niyo magambo Yesu yigeze akoresha imbaraga umuntu adashobora gukoresha mu gihe ari guhangana n'ibibazo, ari guhangana n'ibibazo byo muri ubu buzima bwa buri munsi. Natwe rero turamutse tumwizeye twabasha guhangana n'ibyaha ndetse tukagira gutungana nk'uko yagize hano mu isi mu bumuntu bwacu, ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa data. Aha ntabwo Kristo yashakaga kuvuga ko imirimo y'abigishwa izaba iy'agaciro kenshi kuruta iye, ahubwo yavugaga ko izagera kure. Ntabwo yashaka kuvuga mu buryo bwo gukora ibitangaza gusa, ahubwo yavugaga ibikorwa rusange bizakorwa mu mbaraga z'umwuka wera. Aha ngaha urumva hagarutsemo ikintu cy'umwuka wera. Bivuze ngo ibintu byose tuzakora nk'ibyo Yesu yakoze tuzabikoreshwa n'iki? Umwuka wera. Ubwo Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, abigishwa babonye ugusohora kw'isezerano rye. Ibyabaye mu gihe cyo kubambwa kwa Kristo, kuzuka kwe ndetse no gusubira mu ijuru kwe, kuri bo byabereye ibintu by'ukuri kandi bifatika. Babonye neza ko ubuhanuzi busohoye. Bashakashatse mu byanditswe byera maze bemera inyigisho bahawe bafite kwizera ndetse n'ibyiringiro batigeze bagira mbere. Basobanukiwe neza ko umwigisha mbajuru yari uwo yababwiraga ko ari we. Igihe rero bavugaga ibyo babonye ndetse bakerereza urukundo rw'Imana, imitima y'abantu yarushijeho kunyurwa no kwicisha bugufi, maze abantu benshi bizera Yesu. N'andi magambo ibyo Yesu yabwiraga abigishwa ko bashobora kubikora, ngo igihe yari amaze gusubira, igihe yazukaga akabana nabo iminsi yabanye nabo igera kuri 40, agasubira mu ijuru, ngo byatumye bimwe Yesu yabigishije noneho babyumva neza, kandi igihe kigeze bahawe umwuka wera nabo bakora imirimo nk'iyo Yesu yakoze. Ikibazo gikurikira kirabaza ngo ni ubuhe bwishingizi Yesu yatanze kugira ngo azane ibyiringiro mu bihe byose? Bisanga ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14 uvuga, hari amagambo avuga ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Muri make ni ubwishingizi. Yesu ni nko kubwira abantu ati rero iyo mbabwiye ibya data mbona mutabyumva, ariko rero reka none mbabwire ibyanjye, ngiye mujye munyuraho nta kibazo.
byo munyuraho ibindi muzajya mubona byaje icyo rero ari kubabwira. Hano hari amagambo avuga ngo isengesho ry'usabye yicishije bugufi arigeza ku Mana nk'aho ari irye mu mwanya w'isenze. Abiri kumvikana buri sengesho ry'ukuri ryumvikana mu ijuru. Byashoboka ko urisenze yaba atarivuze neza, ariko niba rikuye ku mutima rizazamuka rijye mu ijuru aho Yesu akorera, maze nawe arigeze kuri se risobanutse, ari amagambo meza atunganye kandi ahumura umubavu w'ubutungane bwa Kristo. Amen. Zino y'Imana yahabwe cyubahiro. Aya magambo ni meza cyane ngo yavuga twari turi kwiga ingingo ivuga ngo imirimo myinshi imigisha myinshi. Nitwigana imirimo ya Yesu cyangwa se nitwizera Yesu tuzabasha gukora nkawe kandi tuzabigiramo umugisha. Reka tugere ku ngingo ya nyuma y'icyigisho ivuga ngo igihe cyihariye. Dufite ikibazo kibaza ngo sobanura ibihe byihariye abigishwa bagiranye na Yesu ubwo yasobanuraga umushyikirano umuhuza hasi. Dusanga ku murongo wa 8 w'igice cya 14 cy'igitabo cya Yohana kugeza wa 10 hari amagambo avuga ngo Filipo aramubaza ati data uzatwereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntimwari wamenya? Filipo ubonye ababonye data, niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntibizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri jye? Amagambo mbabwira singavuga ko bwanjye, ahubwo data uguma muri jye n'ukora imirimo ye. Ubwo ngo sobanura ibihe byihariye abigishwa bagiranye na Yesu ubwo yasobanuraga umushyikirano umuhuza na se. Urumva hano nyine yabasobanuriye neza isano afitanye na se. Hano nk'uko bahanuzi bahita bavuga ngo mu gihe yavugaga aya magambo aboneka muri Yohana 14 umurongo wa 8 kugera ku 10, ubwiza bw'Imana bwarabagiranaga mu maso he, kandi abari bahari bagize ubwoba ubwo yabategeraga amatwi amagambo ye, ubwo bategeraga amatwi amagambo ye bitonze. Bumvise mu mitima yabo barushijeho kwiyegurira Kristo. Mu myanya magambo yagerageje ashyikiranaga nabo yabigereje Imana, yego barushijeho kumwiyegurira. None hari n'ikindi kibazo hariya twashubije kivuga ngo sobanura n'uburyo natwe dushobora kwishimira uko gusabana n'ijuru. Indirimbo za Salomo ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Aho hari amagambo avuga ngo nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu mahungu. Nicaye mu gicucu cye ndanezerewe cyane, amatunda ye yarandyoheye. Muri make ubwo icyo giti nkurikije icyo ibyo bivuze ni igiti gifite amashami menshi kigandaye ku buryo umuntu akijya munsi akugama izuba, ntabashe kugira ikintu, ntabashe kugira izuba cyangwa se imvura byamugwira. Kandi icyo giti kikaba gifite n'imbuto zo kuryaho. Muri ahantu tuje hari n'ibyo kurya, imvura idashobora kukugwaho, izuba ridashobora kukunyagira, nta kuntu utanezeye. Muri make rero Yesu niko ameze kuri twebwe. Umurongo wa 4 avuga ngo yanjyanye mu nzu y'ibirori n'ibendera rye ryari hejuru yanjye, ari ryo rukundo. Wariye, wanyoye, wishimye, waruhutse, ugiye mu kirori, urarinzwe. Muri make uri nk'umwanya. Yego, muri make kuri Yesu niko natwe tumeze. Ugomba kwishimira gusabana nawe. Ya magambo twe turi gusoma y'umwuka w'ubuhanuzi muri Bihamya by'Itorero barimo ya 7 paje 669-70 hari amagambo akomeza avuga ngo hariho abantu benshi bavuga ko abakristo bahangayitse kandi bihebye. Benshi bafite imirimo myinshi cyane ku buryo badashobora kubona igihe cyo kuruhuka ngo baturize mu masezerano y'Imana. Abakora nkaho badashobora kubona amahoro n'umutuzo. Abo bose Kristo arabararika agira ati nimuze munsange ndabaruhura,
nimucyo tujye kure y'ubuzima burimo umukungugu n'umuriro kugira ngo tujye kuruhukira mu gicucu cy'urukundo rwa Kristo. Mu yandi magambo mureke tuve mu byaha kuko harimo umukungugu n'umuriro cyane, tujye munsi y'urukundo rwa Yesu, twizere Yesu. Aho niho tubonera imbaraga zo guhangana, aho niho twigira uko twagabanya imihati n'imihangayiko n'uburyo twavuga kandi tukaririmba duhimbaza Imana. Nimureke ababishyira baremerewe bigire kuri Kristo icyigisho cyo kwiringira Imana batuje. Mu magambo dukwiye gufata Imana nkaho ari byose muri twe. Dukwiye kwibuka ko Imana niyo yaturemye. Rega uko byaba bimeze kose, twaba turi mu byaha byinshi, twaba tugize gute, abantu turi ibiremwa by'Imana cyane, kandi nta wundi muntu usobanukiwe neza ibiremwa bye kurusha, nta wundi muntu usobanukiwe icyo abantu bakeneye kuruta Imana yabaremye. Reka rero duturize muri byo, twemere ducishe bugufi intekerezo zacu zamaze kwishyira hejuru, tugendere munsi ya Yesu cyane, tugendere munsi y'ububasha bwe. Nta kabuza nitubikora tuzagira icyo tugeraho cyane. Bivuze ngo igihe kera ni umusabano n'Imana, gusabana n'Imana cyane. Ndumva icyigisho cyacu gisoreje ahangaha. Icyigisho cyacu cyavugaga inzira, ukuri n'ubugingo. Tubona ko nta yindi nzira usibye Kristo wenyine, niyo nzira rukumbi yasigiye abigishwa. Tutarasoza hano hari amagambo meza ahari kuri n'ubundi mu cya gitabo cy'ibihamya cy'itorero muri ya kabiri paje 69 na 70, ariko hano ho ni muri paje 131 hari amagambo avuga ngo igihe ubwoko bw'Imana buzaba bwujujwe ubugwaneza n'impuhwe, bazamenya ko ibendera ry'Imana riri hejuru yabo ari urukundo cyane. Aha amagambo arakomeza ngo kandi ko imbuto zayo zizabaryohera, bazagira ijuru mu isi kugira ngo bitegure ijuru ryo hejuru. Nimureke ababishyira n'abaremerewe bigire kuri Kristo icyigisho cyo kwiringira Imana batuje. Ya magambo twasomye hano hejuru. Ahangaha dukwiye kuzuzwa ubugwaneza n'impuhwe by'Imana cyane, kandi ibyo ngibyo kugira ngo tubyuzure ni uko twemera gusanga Yesu. Ikibazo gikomeye hari igihe tuvuga ibintu bikamera nk'amahamba. Ni gute twasanga Yesu? Ni gute umuntu byamushobokera ko asanga Yesu? Ni ukumwigiraho. Uburyo bwiza bukomeye ni uko dutega amatwi kurarika ku mwuka w'Imana. Ku mwuka w'Imana uhora uturarika binyuze mu babwiriza batubwiriza iby'urukundo rwa Yesu. Muri bari kutubwira uburyo Yesu yadupfiriye, uburyo Yesu yaje mu isi akabaho imibereho ya kimuntu kugeza ubwo apfuye ku musaraba akazuka akajya mu ijuru. Barimo batubwira uburyo yaduciriye inzira yo kongera gusabana n'Imana. Ibyo bikwiye kutureshya cyane, kandi ni umwuka wera ukorera muri abo babwiriza, ukorera muri ibyo tubwirwa bijyanye n'urukundo rw'Imana uri kutureshya. Umwuka wera kandi ushobora no kutureshya binyuze mu bibazo duhura nabyo. Hari igihe Imana yemera ko duhura n'ingaruka z'ibyaha byacu kugira ngo tubone koko hari icyo dukeneye, ndetse abantu tukagira igihe tugafata icyemezo cyo kubivamo. Burya n'umwuka w'Imana urimo utureshya cyane. Iyo rero nyuma yo kureshywa binyuze muri izo ngaruka z'ibyaha twakoze tugafata icyemezo tukabivamo, tukagira igihe tukabwirwa urukundo rw'Imana, dukwiye kurwumvira cyane. Dukwiye gufata ubwenge bwacu, imitekerereze yacu tukabyegurira Yesu, tukemera kuyoboka inzira tuyobora. Kandi igihe tuzaba twamaze gusobanukirwa neza uburyo Imana yadukunze ikaba yifuza kudutandukanya n'icyaha, tuzasobanukirwa neza n'icyaha icyo ari cyo. Bityo binyuze mu kugumya kwibirwa urukundo rw'Imana duhunge icyaha, twange icyaha, tukihane, mu yandi magambo tukivemo, tucyature. Nitumara kucyatura dusaba Imana imbabazi, twiyegurire umutima wacu, intekerezo zacu, tuyisabe imbabazi, twemere ko tuzihawe, duhabwe umwuka wera
atubashishe noneho kugendera mu mategeko y'Imana. Kandi igihe tuzaba twamaze kwizera Imana, byanga bikunda tuzabakira ubwo buruhukiro cyane, tuzabasha kubona izo mpuhwe n'ubugwaneza. Kandi igihe tuzaba twamaze kugira ubugwaneza muri twebwe n'impuhwe, tuzarya ku matunda, tuzasobanukirwa neza n'icyo kubana n'Imana bivuze. Imana ibidufashemo mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Muri ngo twatangiye dusenga cyane data kugira ngo dusoze iki cyigisho cyacu cy'uyu munsi cyavugaga inzira no kuri n'ubugingo, adufasha mu isengesho. Dusenga. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo wohereje umwana wawe kugira ngo aze abane natwe, abeho imibereho nk'iyacu, kandi apfe mu cyimbo cyacu kugira ngo tubashe guharurirwa inzira yo kukugeraho, kugira ngo ubashe kubona uko uduha imbabazi z'ibyaha byacu. Turagusaba rero kugira ngo ukangure intekerezo zacu, tubashe kwitegereza urwo rukundo rw'umwana wawe, rubashe koroshya imitima yacu, bidutere kwanga icyaha, bityo tukwiyegurire. Kandi turagusaba kugira ngo ukomeze ukorere muri twebwe, udutere kugira urukundo, udutere kwizera umwana wawe. Ibyo nibyo dusabye kugira ngo biduhane na bagenzi bacu bari hirya no hino, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye. Amen. Amen.